Ni ibyishimo ku banyarwanda mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abatazikoresha, aya magambo arabareba. Mu by'ukuri Bruce Melody muramuzi cyane, mu nama y'umushyikirano yakoze igitangazo gikomeye cyane, aho yavuganaga n'umukuru w'igihugu asaba yuko urubyiruko rubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri rukoresha interinete, kandi abizi neza abenshi mukoresha interinete, yaba ari TikTok, Instagram cyangwa se YouTube. Igisubizo cye kigiye kubageraho, igisubizo cyiza cyane, aho Bruce Melody yasabye ko babikosora kugira ngo perezida w'igihugu avugane no muri Amerika kugira ngo babashe gushyira ama ads mu Rwanda, icyo bita monetize, kugira ngo natwe tubashe gukora amafaranga mu buryo bwiza, amafaranga menshi cyane, amafaranga atari make, akayabo k'amafaranga. Mu by'ukuri reka nshiramo akavideo mbumvishe ukuntu Bruce Melody yaganiraga na perezida. Mu by'ukuri ni inama y'umushyikirano, iyo nama murayizi neza cyane, ni ibintu byabaye byiza cyane, kuko mu mushyikirano ubasha kuvugana na perezida neza cyane, nta byo kurya indimi cyangwa se nta byo kugira ubwoba, kuko iyo nama niya rusange muri make. Kurikirana ku kavideo. Monetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi inzego zirabareba. Mbarogoye gatoya, ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Bese murakoze cyane. Twayizamura dutese. Nizere ko ukabonye neza cyane. Mu by'ukuri uko nguko Bruce Melody yavuze, perezida yabyakiye neza cyane, aravuga ngo byasaba iki kugira ngo ibintu bikorwe vuba, kugira ngo urubyiruko rubashe kubona amafaranga, kuko buriya YouTube na TikTok ni amafaranga, mu by'ukuri byinjiza amafaranga menshi cyane nk'iyo ama ads ari mu gihugu runaka, kuko buriya urabona nka Tanzania cyangwa se Uganda, kubera ko icyo gihugu gifitanye na Amerika amasezerano, mu buryo bwa YouTube, mu buryo bwiza Google ifitanye amasezerano na Uganda cyangwa se Tanzania, kuko aba social medias bo muri Uganda binjiza amafaranga menshi cyane, aho ushobora gusanga nka John Black, uriya muhanzi ni umuhanzi utari icyamamare cyane. Mu by'ukuri Bruce Melody amurusha izina, ariko bitewe n'ukuntu ibihugu bifitanye amasezerano, John Black ahembwa amafaranga menshi cyane, yikubye nk'aya Bruce Melody inshuro 3. kandi no mu bafana, umuntu ufite abafana benshi ni Bruce Melody. Reka nkubwe nka Kiramani w'umunyarwanda muzi, niba ku kwezi yinjiza nk'amadolari 15,000, mu by'ukuri harimo dufite nk'ama ads mu Rwanda, yakagombye kuba ari kwinjiza nka 30 by'amadolari. Kumva ko rero biramutse bikunze umukuru w'igihugu abitugiriyemo, akavuga n'igihugu cyo hanze, byaba byiza cyane. Twese twakira urubyiruko rwatera imbere, ugasanga u Rwanda noneho rubaye amata n'ubuki, twese tubayemo tumeze neza cyane. Ariko mukirinda imbuga nkoranyambaga kuzikoresha nabi, mukuzikoresha neza mu buryo bukwiye, mushyira ibintu byemewe, amakuru meza, amakuru yakubaka abantu, ndetse mugashyiraho n'amavideo arimo ibyigisho, kuko iyo ukoresheje imbuga nkoranyambaga nabi, urabizi nawe ukurikiraho nawe urakizi cyane. Rero nkababwira ngo mukomeze mudukurikirane umunsi ku wundi, mukora subscribe, n'abadafite YouTube channel bayifungure, namwe mubashe kujya ku mafaranga y'amanyamerika. Ariko urukumva ko muzajya musora igihugu cy'u Rwanda, kubera ko cyabashiriyeho kubona amafaranga menshi cyane kuri social medias. Murakoze.